Kora subscribe au sabone upate mengi zaidi. Turagushimye mwami ushobora byose, utuzanye kuri aka gasozi aho tureba ibicu hejuru ari nta manzanza dutwikiriye, ngo turebe izuba ryawe uko rimuritse n'umuyaga wawe uzana amahombezi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twegereye Bibiliya, igisabo cyera, umuvana amata y'ubugingo ukaduha, buri muntu wese akagenda ahaze kandi afite ubugingo. Utwigisha uri mu ijuru, natwe dutega amatwi turi ku isi, uduha ubwenge bwemera n'ubugenzuzi muri twe, kugira ngo ubu bwonko nitumara kubona uburezi bwabwo bwiza muri aya manywa buze gushyikira icyo yaba uduhaye, buri muntu wese atahana agakiza. Unyezanye n'abumva tuze gutahana nawe, byambaje mu izina rya Yesu, amen, amen. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo ubwoko bwanjye nimusohokemo. Iryo jambo tugiye kwigana, ubwoko bwanjye nimusohokemo. Ubwo ni ukuvuga ngo hari umuntu uri kuvuga akabwira ubwoko bwe, anabasha no kuranga aho turi hatameze neza. Akeneye ko dusohokayo, kandi twamara gusohokayo akagira n'aho atwerekeza. Niba umuntu abonye uri mu nzu akabona iyo nzu igiye kugwa, akakubwira ngo yisohokemo, aba anafite n'indi ari bukujyanemo. Ni mu gitabo cy'Ibyahishuwe 18, ndasoma mbere ku murongo wa mbere ngeze uwa 4. Abazi gusoma rero barajya badufasha. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye. Isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babuloni ikomeye, iyi ni icumbi ry'abadayimoni, aharindiza imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga, izoroba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawe, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Umurongo wa 4, numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, ubwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya nabyo n'ibyaha byawe, mwe guhabwa no ku byago byawe. Elize niyegere hino aragamufasha gusoma mu gihe araba ari gusobanura bino bitambara biri hano. Elize niyegere hano imbere. Marayika yamanutse aringanije ijuru, amanukana ubutware bukomeye, ari nta muntu n'umwe uzabasha gushobora kumukoma imbere. Yari atumwe n'Imana Data, amanurwa no kuvuga ati, iraguye iraguye Babuloni. Kugwa kw'i Babuloni kwari kuzanye impagarara, yari yuzuye n'ibyaha, kandi ubwoko bw'Imana buyirimo. Imana iti, ubwoko bwanjye nimusohokemo, icyo nashaka ni ukugira ngo mudafatanya n'ibyaha byabo. Harimo n'inzoga zinyobwa, izo nzoga zarasindishije amahanga, kandi ngo n'abakora ibyashara bose babishakiraga muri iyo Babuloni. Abami bose bo mu isi basambanaga n'iyo Babuloni.
kandi ni Babuloni yengaga inzoga uyinyweye wese akaba umusambanyi. Icyo cyababaje Imana. Kandi agahinda abana b'Imana, ubwoko bw'Imana bwari buri muri iyo Babuloni. Imana kuko ikunda abantu bayo itari ikeneye ko banywa ku iyo nzoga n'abayinyweyeho ko bayiruka uko bari barimo. Kabiri, idakeneye ko bafatanya nabyo ibyaha birimo, kandi Imana yiteguye kuyirohaho ibyago, yanga kurimburana Babuloni n'ubwoko bwayo. Ihitamo kubura ubwoko bwayo mugire mute nimusohokemo. Muri Yeremiya 5:1 ngaho dusomere 5:1 umurongo wa 6. Yeremiya 51 umurongo wa 6 haravuze ngo nimuhunge muve muri Babuloni. Yego. Umuntu wese akiza amagara ye mukishwa muhowe igicumuro cyaho, kuko ari igihe cyo guhora ku Uwiteka azitura ibihakwiriye. Subiramo. Nimuhunge muve muri Babuloni. Nimuhunge muve muri Babuloni. Umuntu wese akiza amagara ye. Umuntu wese akiza iki? Akiza amagara ye. Mutishwa muhoye igicumuro cyaho, kuko ari igihe cyo guhora ku Uwiteka. Ni ukuvanga urupfu ruraje kandi rwibasiye Babuloni. Imana ikeneye ko abayirimo bahunga vuba kandi ugahunga utategereje undi. Buri wese arokora iki? Amagara ye. Hari n'abajya guhunga bagategerezanya. Nabonye muri intambara twarimo zisize umuntu yarirukaga yagera mu musozi akibuka inshuti isigaye akaza agaruka kuyishyikira. Abo ni b'amabombe yafataga. Ndibuka ndi guhunga 1993 twahunga tuva muri Ruturo tuza Masisi. Hari umugabo twari duturanye muremure witwaga Nyiriye. Ndi kwiruka ngana Nyanzare, duhura ari kwiruka ngana Mirangi yo guturuka. Ndamubaza ngo ugiye? Ati ngiye guhura ibishyimbo byanjye, ntabwo inzara yazanyicira Nyanzare kandi mbisizeyo. Ndamubona nawe usubiraho umuntu ahunze. Arananira. Nyuma y'icyumweru bampa amakuru ngo yagiye guhurahura n'abari kuduhiga, bamutwikiriza ibishogoshogo yaboreyemo. N'umunyarwanda yaravuze ngo inyamaswa isuye mu ndyamo ibigiye kugira iti ibigiye gupfa. Iyo umuntu ahunze arahunga, kandi mu guhunga ntawe utegereza undi. Njye nagiye mbona abagabo n'abagore bagiye bahunga, umugore agahungira nk'imiyanja, ukumva umugabo ngo arigoma, abana bari ikinono, bagiye birukanka, buri muntu akize iki? Akize amagara. Imana itunze urutoki Babuloni, ivuze ko harimo ibintu bitatu bibi. Icya mbere harimo inzoga, icya kabiri harimo ubusambanyi, icya kane ni ikigega kirimo ibyaha by'uburyo bwose. Imana rero igiteguriye ibihembo, kandi ibyo bihembo ni ibyaha. Ariko agahinda abana b'Imana barimo. Abana b'Imana barimo. Imana irabakunda, ntabwo ikeneye kubarimburana na Babuloni. Iyi Babuloni rero nk'abo twiganye nimugoroba hariya muri santere, twagize duke tuyivugaho. Reka nyigarure imbere yanyu. Reka dusome Ibyahishuwe 17. Turahera umurongo wa mbere tugeze uwa 5, tunyaragurika kugira ngo Babuloni nayo inamenyekane.
17 umurongo wa 5 haranditse ngo, gera ku wa mbere. haranditse ngo, haza umwe muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya mu isi, arambwira ati, wino ngwereke iteka maraya ukomeye azakigwaho, yicara ku mazi menshi, yicara ku mazi menshi. niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abami bo mu isi bose niwe basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. yego. Anjyana mu butayu, ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura, yuzuye amazina yo gutuka Imana, iyo nyamaswa yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. iyo nyamaswa ifite imitwe 7 n'amahembe 10. uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yego. iyo ni imituku rero mu kinyarwanda. yari arimbishijwe n'izahabu y'amabuye y'igiciro cyinshi n'imarigarita, yari umugore w'umukire wakize warengutse. mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. uriya mugore mu ntoki yari afite igikombe cy'izahabu. Yohana agiye kureba muri icyo gikombe, abona yuzuzemo ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo, Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. uriya mugore niwe Babuloni. muri kumva Imana iri kutubwira ngo duhunge. kandi uriya mugore hano hino murahabona undi mugore. nkuko nababwiye, tugomba guhunga Babuloni kandi tukagira n'aho Imana itwerekeza. mbere y'uko nyiri icyo mvuga kuri Babuloni, y'uriya mugore dusomye, kamanzi nsome n'uriya mudamu wundi. Byahishwe 12, soma umurongo wa 1 n'uwa 2. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, yego. kwezi kwari munsi y'ibirenge bye, kwezi zari inkweto ze. ku mutwe yari yambaye ikamba n'inyenyeri 12, yari yambaye ikamba ryo kunesha, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. soma 17. 12:17 yego. haranditse ngo, ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kigwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. uyu mudamu ikimenyetso cyabonetse mu ijuru aragaragara. yari yambaye izuba. iri zuba ni Yesu. ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ukwezi kugeranya abahanuzi. yari afite ikamba, byagaragaye ko yarwanya akanesha. bifite inyenyeri 12, izo ni intumwa 12 za Yesu. kandi uriya mudamu yari atwite agiye kubyara kwe yabyaye abana bitwa abasigaye. bitwa abagize bate? abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya kwande kwa Yesu. mu murongo wa 5 w'icyo gice, murongo wa 5 haranditse ngo, abyara umwana w'umuhungu, yego. zaragize amahanga inkoni y'icyuma. umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. uwo ni Yesu bavuze. iyi nda uyu mugore yari afite ya mbere, yari afite inda yo kubyara Yesu. Yesu arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. uyu mugore asigaye ari kubyara abandi. abo bandi nibo dusomye kuri 17. ariko abo bandi bitwa abasigaye. abagize bate? abasigaye, kuko mukuru wabo yari yaragize ati, yari yaragiye. mukuru wabo yari yaragiye, bo basigara bakomeza amategeko y'Imana,
bafite guhamya mukuru wabo witwa nde? Yesu. uriya mugore ubwo muramubona yari yambaye izuba, Yesu wivugiye muri Yohana 9:5 ngo ninjye mucyo w'isi. muri Maraki 4:1 ngo niwe zuba ryo kugira ute ryo gukiranuka, afite gukiza muki mu mababare. uwo ni Yesu usobanura izuba uyu mugore yari yambaye. ni ukuri no gukiranuka kwa Yesu niwo mwambaro w'umudamu, kandi yari afite ukwezi nako kwambaye mu birenge. mbese ukwezi kuva ku manywa kuva n'ijoro. rwa kabiri rwa Petero mu gice cya mbere 19 dufite ijambo ryahanuwe, ijambo ryagize rite Byahanuwe. rirushaho gukomera, muzaba mukoze neza nimuryitaho. rimeze nk'itabaza ri muri kacyuzi iki Umwijima. ikageza Inyenyeri yo guturutura izabambuye. ni ukuvuga ngo ijambo ryahanuwe niryo rishushanya umucyo uvira mu mwijima kugeza ubwo buzacya, bwamara guca izuba rikagera rite. niyo mpamvu nabavuye ngo ukwezi gushushanya abahanuzi. ariko yari afite ikamba. ikamba ntawe wigeze wambara ikamba atarwanye ngo aneshe, ntabwo abaho. ahubwo ni umugore warwanye agira ate aranesha. amaze kunesha ku ikamba ryaba inyenyeri 12 zishushanya intumwa 12 zande na Yesu. niyo mpamvu uyu mudamu tumwita itorero Yesu yavukiyemo, rigasigara ribyara abana bo kwizera bakomeza amategeko y'iki y'Imana, bakagira guhamya kwande kwa Yesu umwana w'Imana. na uriya mugore we hirya we ni maraya nyina w'abande, nawe yarabyaye ariko ntiyabyara agahungu. uriya mugore ajya mbabaza no kugeza uyu munsi Imana yayo abantu umugisha, akabyara abakobwa akazagenda yusa nta muhungu abyaye. ujya mumura mu mazi ukabona anafite agahinda. iyo umubajije ngo nakiki ngo ntabwo nabyaye weritiye, niko agusubiza. ubwo bari kubara ngo abakobwa nabyaye bose bazashaka, inzu yanjye n'umurima bibura ubisigara. niko gahinda bafite, kandi Imana yaramuhaye kubyara. uriya mugore nawe nubwo ari umugore mubi nta wamugirira imbabazi, ariko ntawabura kuhatera akajisho ngo ni maraya nyina w'abandi. umwe harimo agahungu karimo yabyaye abakobwa gusa, icyago baza ari abasambanyi nka nyina. uriya mugore wabyaye abakobwa basambana nkawe niwe mu ruhanga handitse ngo Babuloni igize ite, ariko hari akajambo k'ibanga ngo mu ruhanga rwe handitse izina ry'amayobera, utazi ubwenge ntiwamenya kurisoma. marayika niwe wavuze ngo nahabonye ngo burya haranditse ngo Babuloni igize ite ikomeye, ariko njye nawe byaturusha kuhasoma kuko ari izina ry'amayobera. umusambi we yakenyeye n'abakobwa be bisize, ntabwo wamenya ko hari abasambanyi. ariko umurwa we nta kindi awukoreramo ni inzoga. ni iki? agahinda rero uyinyoye wese ahitamo umusambanyi nkawe. kandi ni umugore ukize, biragoye kumwirinda kuko mu isi yose ufite amafaranga aruba. nzi abahungu benshi bagiye bagwa bakajya gusohoza abagore babyaye nk'inshuro 8 babakeshaho amafaranga. abagore akaba ari abakire mu mujyi, ukabona agasore kiroseyo kagiye kubana nawe kamukeshaho y'amafaranga. abo bariho ntabwo bariho. muzarebe no kuri za rezo sosiyo muzabona abo bakobwa b'abakire bari kwitambika muri telefone
bahamagara ati mfite miliyoni 100, ati umusore wakize naza nunge nzazimuha. No muri telefone abaga barimo muri aho. Uyu mugore nta kintu gituma bamugana, nuko yambaye izahabu, yambaye ifeza, yambaye amaragarita, ngo n'imyambaro y'agaciro kenshi. Abari kuvuga ati umukene wese naze muhewe, ni uriya mugore. Maze ishyano twagwishije, abami bo mu isi bose basambana nawe, kandi amanza kugaragara yicaye ku mazi menshi. Aya mazi dusomere 17 umurongo wa 15, tumenye ngo ari amazi menshi nayo ni iki uriya mugore yicaye. 12 haranditse ngo 17:15. nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho, uriya maraya yicayeho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. n'amake n'amahanga n'amoko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'iki n'indimi. mu isi dufite imigabane 5. dufite Aziya, dufite Uburaya, dufite Amerika, dufite Australia, tukagira na Afurika. Ibihugu bingahe? Ni imigabane 5. Uyu mugore rero muri Aziya ariyo, mu Buraya ariyo, Amerika ariyo, Australia ariyo, abo bita Oceania, no muri Afurika gizate ari kuko yicaye hejuru y'amazi menshi. Ni mu mahanga yose. So ongera wasoma umugore uratukuye. Nuko arambwira ati ya mazi wabonye maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Uriya mugore nta hantu atari. Mu migabane 5 y'isi yose basambanaga nawe, kandi bose bamwoba ku nzoga ye. Abami bose bagize isi bajyaga kuyinywaho bagasambana. Uyu mugore arakomeye, Imana nayo ngo none ngiye kuzana ibyago, ngiye kugira ne mbikubita uyu mugore. Ariko ndarize narebyeyo mbona ubwoko bwanjye bugize bute uriyo. None ijambo mbere yuko uyu mugore musuka akaga, ubwoko bwanjye nimugire mute, ubwo nibasohoka barajya he? Kuri wa mugore wambaye iki? Izuba, akambara ukwezi, akaba atamiriza iki? Ikamba, akagira inyenyeri 10 zingahe? Iyo abyaye ni umurezi mwiza. Abana abyaye barangwa no kwitwa basigaye. Abagize bate? Basigaye bakomeza amategeko y'iki? Imana. Bagahamya na ya mfura ye yitwa ne? Yesu Kristo. Yayindi yagiye ngo hitamahuza muri aba bagore bose. Urarerwa nande, uratekerwa nande, uragaburirwa nande muri aba bagore bose. Kandi ikibazo kiremeye, uriya mugore we afite igikombe cy'iki? no gukora bakagukaguka urukurabakira ngo soma Yohana kibonye nawe akibonye byabaye bite? 17 hera ku murongo wa 6. 17 byahishuwe umurongo wa 6 haranditse. Namwe ku wa 6. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane byanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Yego, mbona ko uwo mugore asize amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mubonye ndatangara cyane. Mubonye nyirane ndatangara cyane. Uyu mugore se ufite igikombe cy'izahabu, kandi Yesu niwe uhora uva mu mubiri zahabu wanjye. Uyu mugore se ufite igikombe cy'izahabu, kandi Yesu niwe uhora uva mu mubiri zahabu wanjye. Ngo hitamahuza muri aba bagore bose. Urarerwa nande, uratekerwa nande, uragaburirwa nande muri aba bagore bose. Kandi ikibazo kiremeye, uriya mugore we afite igikombe cy'iki?
Yesu ni woruka ngo mugure izahabu muri Yesaya 5:5 atufite inyota naze nyiremo naze muri kiriya gikombe ni icya Yesu. Uyu mugore we yagikuye haranyobe niyo ngora kiriya gikombe cy'izahabu cyari igikombe cya Yesu, niyo yatangiragamo amata n'amazi meza, abafite inyota bakagira bati bakanywa bagahaha. Yohana arebye abona umugore yambaye imyenda idasa n'uriya mugore wundi, imico ye abona inyuranye n'iriya yundi, ntabwo bambaye kimwe. Ariko arebye mu kiganza cy'uriya mugore abonamo igikombe cy'iki, amenya ko iki gikombe cyari icya Yesu. Agira ati reka ndebe ibigize bite birimo, ahengerezemo abona huzuyemo imyanda y'iki y'ubusambanyi kurya. Maze umugabo ati ndatangara bikomeye. Kandi koko nawe reka mbasubize inyuma mbibutse, umugabo witwa Nebukadineza yagiye i Babuloni, arahatura arayobora. Ise yitwaga Nebufarazari. Nebufarazari akavuga kuri Nimurodi wa kera. Muri aho uyu Nebukadineza niwe wagabye ingabo uwitwa Nebuzaradani amumanurira Yerusalemu muri Aziya nto, niwe wasenye urusengero rwa Salomo, ibyarimo byose arabyikorera bijyana i Babuloni. Muri Daniyeli igice cya 1 umurongo wa 2 muzumva ngo arabisahura ngo ajya kubishyira hamwe n'imana yitwa Maridiki. Ariko Nebukadineza atinya gukora ku bikosi by'izahabu by'Imana. Yari yavanyeho ibikosi babyita ibikombe byari iby'izahabu bakoreshaga mu buturo bwera banywesha vino yera yari yaragenewe abatambyi. Yajya gukora akagira ubwoba, yarinze gupfa atarakora ku byo bikorwa. Hima umwuzukuru we yari umwana wa 5 kuva kuri Nebukadineza. Umwana wa kangahe? Wa 5 witwa Belishazari. Yima ingoma, yima Babuloni, arahangara aragenda ashaka inzoga. Izo nzoga sinamenya ngo byari ibindi bingana iki. Ahamagara abaguverineri 1000. Bangahe? Buri mu guverineri amutegurira maraya. Haza n'abamaraya 1000. Buri guverineri yari yamuteguriye maraya ararana uwo munsi. Bari mu birori ibyo bita feste mu Gifaransa. Ngo nibwo yibutse ngo ariko ngo turanywesha ibikosi bisanzwe, ngiye kuzana bya bikombe data sokuru Nebukadineza avahe Yerusalemu. Yarabizanye buri mu guverineri muha kimwe, maraya muha ikindi, nuko babyina basambana bari kubinywesha inzoga. Imana mu ijuru iravuga ngo nihanganiye, ariko ibi ntabwo nihangana. Imana iramanuka iziri kwiruka no ku rukuta bari kumwe yandika ngo men tekere wo umfate. Nta kintu cyababaza Imana nko kubona ibikombe bye bari kubinywesha ari bamarari kubinywesha. Ikibabaza Imana kuri uriya mugore kikaba kimubabaza bikomeye, ni ukubona afite igikombe cye cy'izahabu mu ntoki akaba yacyuzuzemo imyanda y'iki y'ubusambanyi. Imana irababaza, akenera kukinywesha abantu. Inyuma ni izahabu ariko imbere. Ubwo rero iyo bavuze igikombe cy'izahabu cy'Imana ni Bibiliya mureba. Ngiki igikombe cy'Imana mureba mu ntoki zawe ni Bibiliya y'Imana. Uyu mugore reka mbere kuwa mbere, mbese uyu mugore wabyaye abana bakomeza amategeko y'Imana bakagira guhamya kwa Yesu, uko mubikeka uyu mugore asobanura iki? Asobanura iki? Ni itorero rwose,
mu itorero. Bamwe bajya bavuga ngo ni Mariya ngo wabyaye Yesu. Mariya yabyaye umwana umwe, ni Yesu, ntabwo yabyaye uwa kabiri. Yesu yagiye kubambwa bitewe n'uko nta kandi kana Mariya yagiraga, na Yosefu yari amaze gupfa. Yashyingiwe Mariya akiri agakumi washaje, afite abahungu n'abakobwa bashatse. Uwo ni Yosefu, ashyingirwa Mariya. Nyuma yo kuvuka kwa Yesu nawe utabyawe na Yosefu, ntabwo Mariya yatwaye indi no kubyara undi mwana, ahubwo Yesu agiye kubambwa yafashe Mariya amuha Yohana, ati nguyu nyoko, nawe nguyu umuhungu wawe. Ni Yohana wamureze kugeza ubwo asinzira, ni Yohana wamuhawe, nta wundi mwana yari afite. Ariko uyu mugore we ngo yabyaye umwana wa mbere ajyanwa ku Mana, asigara abyara abandi bitwa basigaye, bakomeza amategeko y'Imana, bakagira guhamya kwa nde? Kwa Yesu. Iri ni itorero ryambaye Kristo nk'ukuri kwe, rikambara ubuhanuzi nk'ubw'abahanuzi, rikambara ukuri kwabwirijwe n'intumwa, rikaba ribyara abana barangwa no gukomeza amategeko y'Imana, bakagira guhamya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Rero uriya wo hirya nawe ni umugore, nawe ni iki? Ubwo nawe ni iki? Ubu ni itorero. Ariko ikibazo ryo ryemwe inzoga. Icya kabiri rirasambana, nabo ribyaye ni abasambanyi. Icyabereyeho ni ugutereka amahanga yose iki? Inzoga z'iruba ry'ubusambanyi, bitagiye kubona abashyitsi batugendereye. Iriya ni idini ryaguye, rifite Bibiliya mu ntoki ariko rikigisha ibinyoma, kandi Bibiliya riyifashe. Muri aho? Rero buriya ngo turahuranize mu kuvuga rero, ariko turagira n'igitabo kibivugaho gato. Uriya mugore rwose witwa Babuloni, nyina wa Maraya, nyina wa Bamaraya, reka tugire uko tubaganiraho. Ngaho tudusoma, ngo soma ni tragedi 540, ndagenda nashyira mu Kinyarwanda iyo ugenda neza pole pole. Haranditse ngo Babylone est appelée la mère des impidites. Les impidites. Babuloni uvugwa ko ari nyina wa Bamaraya. Ceci représente évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines. Abakobwa be bashushanya amatorero yiganye inyigisho ze et à ces traditions n'ibihimbano yahimbye, et qui comme elle sacrifie la vérité et l'approbation et de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Uwo mugore n'abo bakobwa be babambye ukuri no kwemerwa n'Imana, bahitamo gushaka uburyo biyunga n'ifu. Ndagira ngo mu nyumva subiramo abaguru ni babyumva. Haranditse ngo et à ces traditions et qui comme elle sacrifie la vérité. Yego ko kwarumwe n'agasobanuye tradition n'imihimbano, hepfo ahubwo et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Abo bantu kwari babi ni umugore n'abakobwa babambye ukuri, babamba n'iby'Imana yemera, ahubwo bose banyorokera hamwe bajya kwiyunga n'isi. Le message annonçant la chute de Babylone concerne les organisations religieuses. Ubutumwa buva kugwa kwa Babuloni buratunga urutoki urwiyunge rw'amadini, qui autrefois pire se sont corrompus. Ayo madini yahoze ari ayera kera, none ubu yaravuye.
komeza. Étant donné que ce message suit la proclamation de leur jugement, ubutumwa bubwirwa abo ngabo bukaba bugaragaza ko butunga urutoki ku rubanza, et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule. bukaba ari bwo buri kubwiriza muri ibi bihe, ntabwo butunga urutoki itoro gatolika ryonyine. Il y a des siècles. tombe il y a des siècles ryaguye hakaba hashize ibinyejana byinshi. En outre, au 8e chapitre, le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. hari irindi dini none anotra rigiye gutunga urutoki, arimo hari kuvuga ngo harimo ubwoko bw'Imana buhamagarirwa gusohoka muri Babuloni. D'après ce message, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. bigendanye n'uyu murongo biragaragara ko hakiri abana b'Imana muri iyo Babuloni. Que le corps religieux recèle actuellement la plus forte proportion des disciples de Jésus. n'uwo mubiri w'itorero, n'uwo mubiri ugize itorero twatungaho urutoki tugahamya neza ko abigishwa ba Yesu Kristo bakirimo. Ce sont sans doute nta gushidikanya tugize les diverses églises professant la foi protestante. n'amatorero afite kwizera kwa giprotestani. ngira ngo wenda bateze amatwi bumvise icyo igitabo kivuga. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu. mu mavuko y'ayo matorero agitangira kubaho yari afite umuhagararo mwiza mu kuri kw'Imana, Et pour la vérité et la bénédiction de Dieu a reposé sur elle. ukuri kwa bari bayobotse byatumaga imigisha y'Imana ibanuka muri ayo matorero. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui recoulent de l'acceptation des principes de l'Évangile. ubwo bwoko bwiza bwari bwagendaga buri mu mahame y'ubutumwa bwiza, kandi nyagasani Imana ikabushima n'abapagani bakabushima. komeza. Pour employer le terme du prophète, tant renommé se répandit par les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné. uwo ni umurongo bari kuvuga. umuhanuzi yaravuze ati kubera ubwiza nari naraguhaye no gutona no gukiranuka nkagushyira hejuru y'amahanga nibyo byamuteye ubwibone. ni ukuvuga ngo tugaruke ijambo umugore maraya nyina wa bande, baravuga idini ryabambye ukuri no kwemerwa n'Imana. abakobwa be bagashushanya amadini cyangwa amatorero yatangiye akiranuka, yageraho akagwa akiyunga n'uriya mugore, maze baragenda babamba ukuri no kwemerwa n'Imana, baragenda baragwa biyunga n'isi. muraho neza? ubwo ndagira ngo uriya mugore nahoze mbabwira ngo ni idini, ntabwo nabeshya. iki gitabo kiravuga ngo ariko iri jambo ngo iraguye Babuloni ntabwo riri gutunga urutoki gaturika yonyine, imaze ibinyejana byinshi igizite igoye, ahubwo iri kuvuga irindi dini. iryo dini bavuze ngo ni urwunge rw'amadini ya giprotestante, urwiyunge rw'amadini ahamya kwizera kwa giprotestante. Et haranditse ngo un grand nombre d'églises protestantes suivent l'exemple de Rome dans son commerce impie avec les rois de la terre. umugabane mugari w'amatora y'abaprotestante yamaze gukurikira icyitegererezo cya Roma mu buyoboke bubi no kwiyunga n'abami bo mu isi. Des églises nationales en s'alliant avec les gouvernements civils, puis d'autres églises en recherchant la faveur du monde. genda buhoro.
ayo matorero y'icyo gihugu yaragiye yiyunga n'isi n'abami b'isi kandi aragaruka yiyunga n'andi madini. Soma neza ubu. En cherchant la faveur les églises nationales, ayo matorero y'icyo gihugu en s'alliant avec le gouvernement civil, yaragiye yiyunga n'abategetsi b'isi, puis d'autres églises, kandi biyunga n'andi matorero en cherchant la faveur du monde. kugira ngo bashake ubufasha mu isi. Les termes Babylone et confusion conviennent bien à ce corrélation. izina Babuloni risobanura urujijo rukwiye kwitwa ayo madini rwose. iryo zina rigomba kwitwa ayo madini, birabafashe. ubwo ni ibyabo, ngira ngo wenda twaba duhagaze ko turi kunyaruka, dufite umwanya mugufi. ndagira ngo ka rujijo rurongera kuba ku bantu kubw'uyu mugore. uwo rero turi kwiga ngo bwoko bwanjye musohoke muri ki? muri Babuloni. mu ruhanga rw'uriya mugore, ni umugore wabyaye abo yabyaye mwamaze kubumva, bahoze bakiranuka kera, hanyuma barongera baragwa, biyunga n'uriya mugore, babamba ukuri, bita ku bihimbano, bita ku ki? baragenda biyunga na za leta z'isi, bongera bayiyunga n'amadini. nibyo bita ngo ni urwiyunge rw'amadini ku isi. kandi ko kuriya mugore tugiye mu byake 18 noneho, uyu marayika wamanutse afite ubutware bukomeye, maze ubwiza bwe bukamurikira isi, yazaga ari gutangaza igiki. dusubiremo. hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru. hanyuma twahereye mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. arangurura ijwi rirenga ati, isi imurikirwa n'iki? n'ubwiza guhera he kugera he? ubu isi iherereye ikagera he? ni muri za migabane zose. muri ya migabane yose ko ari ngahe? iyo wa mugore agize ati abamo, uwo marayika nawe aramanutse arerera, mbese wamanagira nkagaragaza amababa ye mukayerera ukuntu yagiye. ngo yamanutse afite ubutware bugize buti bukomeye. ubutware bukomeye ntabwo yagira muri Afurika ngo bamutangire, tuyabageze mu Rwanda ngo bamutangire kugera Amerika. azahagera n'ingufu nyinshi kubera ubutware Imana imuhaye, ariko amanuka afite ubwiza. afite iki? ubwo bwamutangaga hatari yagera. iyo ni Matayo 5:16. umucyo wanyu umurike, nibabona imirimo yanyu myiza bahimbaze so waheye. yagendaga atwikiriwe kwera no gutungana no gukiranutse, nta nzoga yanyweyeho. muraho neza? kigeze no ku nzoga z'uriya mugore. yagendaga anogereye imico ye, aho yahingukaga hose bamwakiranaga umunezero, maze ubwiza bwe bumurikira iki? ngaho tubwira ibyo yaragiye kubwira iyo si. arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye. iraguye Babuloni igize ite? ikomeye. gukomera birakomeye. ihindutse icumbi ry'abadayimoni. ihindutse icumbi ry'iki? ry'abadayimoni. aho rero muhashyira ibitekerezo, harakomeye. wa mugore, mbese tugaruke gato, uyu mugore kugira ngo mbese ko ari Babuloni ikomeye, harya hantu yicaye ku nyamaswa. iriya nyamaswa ntabwo abantu bari kuyireba. ni umugore wicaye ku mazi menshi, hanyuma ngo njyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona atari yicaye hejuru y'iki? inyamaswa. iyi nyamaswa mureba yari ifite amahembe 10 n'imitwe. yego, kandi mu byahise 13 mirongo 5 harasubira mu iriya nyamaswa, kiriya kiyoka nicyo cyayihaye intebe, kiyaha n'ubutware bukomeye. ngo kino kiyoka ni inshuti y'inyamaswa magara, barakorana. banza basomemo 13 yera ku murongo wa mbere ugeze wa 3 twiba. aranditse ngo gihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja, ifite amahembe 10
ifite amahembe 10 n'imitwe 7 n'imitwe 7. ku mahembe yayo hariho ibisigo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Yego. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko. Yego. Akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Yego. cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo, imbaraga zacyo n'intebe yacyo n'ubwami n'ubutware bukomeye. Ngo nuvaho noneho iyi nyamaswa igiye kuba ibaye inshuti magana ya cya kiyoka, kandi ubwo iyi nyamaswa igiye kuba umugaragu wa cya kiyoka. Nimusoma hepfo ubwo nimbaye ngarukiye muri iki gice haravuga ngo abaramyaga ya nyamaswa babaga baramije cya kiyoka kuko cyo cyayihaye ubutware n'intebe. Okay, ngaho noneho rero ubwo kiriya kiyoka cyabaye inshuti y'uriya mugore, none ya nyamaswa nayo iragiye ibaye ipunda, ibaye iki? Wa mugore arazagira ate? Ayicara hejuru. Mbabaze, uyu mugore ni inyamaswa, ni inshuti ntabwo ari inshuti? Ni inshuti magara. Uyu mugore ntiyagiye gututika kuri iyo nyamaswa gusa, nuko yari inazi ko ifite ubutware bukomeye, kandi ubwo butware ya nyamaswa yabuhabone cya gice cya kiyoka, nicyo cyaha ya nyamaswa ubutware. Wa mugore nawe agikeshaho bwa butware na bwa bwami. Wa mugore ntiyajya gututika n'abandi, aragatukana yaki na ya nyamaswa. Ubwo babaye bangahe? Uwa mbere kiyoka, uwa kabiri inyamaswa, uwa gatatu n'umugore n'abaki n'abakobwa baba mugore wose bahuriye hamwe, none bahura bigize iteka ikomeye. Ijambo ngo kandi ubwo bwari Babuloni ikomeye ni icumbi ry'iki? Ry'abadayimoni. Abadayimoni babana nande? Cya kiyoka. Ibyacyo 12 umurongo wawe wa 9 haranditse ngo cya kiyoka kiracibwa, nicyo yanze kakere kumanze na Satani. Ngo n'abadayimoni bacyo bacibwana nacyo, nibo bayobya isi yose. None yewe ga mugabo w'Imana, buriya mvuze ngo iri dini, kiriya kiyoka niwo muyobozi waryo, n'abadayimoni nizo ntumwa zacyo. Naba mbese ubwo rero ngira ngo n'abashyitsi batugendera bora turi kugendana, kandi ubwo ni imirongo ya Bibiliya turimo. Jya mu byacyo 16 turebe ubucuti bw'abariya abantu batatu, turagaruka hariya twari turi mu byacyo 18. haranditse ngo iki? nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka ya nyamaswa, mbona no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, mbona no mu kanwa ka wa muhanuzi w'iki? Ubwo ninde? Wa mugore. Havamo imyuka 3 mibi isa n'ibikeri. Imyuka 3 mibi isa n'iki? Reka mbabwire ibikeri muzabimenye. Igikeri kigira imico 3. Ingahe? Kiba mu mazi n'igishiramaga. Iyo giteruye mu mazi ukagishyira ku izuba, kirirwa kimwe bukira gisoba, ntabwo kigira ubushyuhe. Iyo ugifashe ugashaka kukijugunya, ugitera cyane kikaba kireba iyo gituruka. Ni ukuvuga ngo iriya nzoka ntizigera ishyira amaga, nubwo bayishyira ku izuba ntizigera igira ubushyuhe. Nuzayijugunya ntizava ku ntego yayo, izagwa inari kureba ku mugambi wayo. Na kiriya kinyamaswa nuko n'uriya mugore nuko. Ubwo abanyabwenge bamaze kubyumva. Nubwo uzazana imirongo miliyoni ukayigisha, kiriya kiyoka ntabwo kizihama.
n'umunsi n'umwe kiriya kinyamaswa nawe kizagira gito cyangwa kizihana n'uriya mugore yose azarinda kuza akimeze uko. niyo mpamvu Imana irebye ati ubwoko bwanjye buri mu ruhuza rwa kiriya kiyoka n'uriya na kiriya kinyamaswa n'uriya mugore n'abakobwa be hakaba habaye icumbi ry'abakire y'abadayimoni. ubwoko bwanjye nimugire mutahe musohoke mu mwirukanye buri muntu wese akize iki urasigaramo biramureba ubwo ngewe ndi mu kanya ndaba ndangije kwigisha. ariko ijambo ryatubwiye ngo kiriya kiyoka ni satani. ni iki? ni satani. uriya mugore iriya nyamaswa ni ubutegetsi bw'idini. ni ubutegetsi bw'iki? bushyigikiye idini. ndi gutinya kubuvuga nahuranije, ariko ndagira ngo Daniyeli 7:15 haranditse ngo jewe Daniyeli ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima birambabaza cyane. nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho amubaza amashyira kinyoma n'ibyo byose arambwira nsobanurira impamvu zabyo. ati izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi. ngosoma 21 rero kuva tujyanye 21 maze mbona iryo hembe rigwanya abera agenda kubanesha kugeza aho umukuru nyir'ibihe byose yaziye agasindikiriza abera bisumba byose. komeza ugere 25 abera bahabwa ubwami. 23 maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi. izaba ubwami bwa kangahe? bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose bwayibanjirije. buzacontomera isi yose buyisiribange buyimenagure. kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo amami 10. hanyuma yawo hazaba undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. komeza 25 niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose. niwe uzavuga ibyo kugira ute? byo kugomera isumba byose. kandi azarenganya abera bisumba byose. azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizarangirira. urakoze. iyi nyamaswa na kiriya kiyoka n'uriya mugore umugambi wayo ni ukuvuga ibinyuranye n'iby'Imana y'umuriro. kabiri, waza kubirengera ugahura n'akarengane kawe. gatatu, bakigira inama zo guhindura ibihe Imana yashyizeho, bagahindura n'amategeko y'Imana. iyo mpamvu bari mu ntambara. aba bari mu ntambara, ariko iyi ntambara izarwanwa n'abasigaye n'abagize bati bakomeza amategeko y'Imana bakagira guhamya kwa Yesu. iyi ntambara irahari, kandi ngiye gusoma aho njya gusoma. jya mu Byahishuwe 17 urahera umurongo wa 9 bageze uwa 17 umurongo wa 9. iyo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho. iriya nyamaswa tuyigarure w'amaso. iriya nyamaswa ifite imitwe 7 n'amahema ngahe 10. marayika araza niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. abazi kurya tungurusumu bakarya ingano, bakanywa ibuyi ya soya, bakanywa amazi mu gitondo, nibo bagiye kumva bino. abarya ku gihe, niba mwumva twigisha temperance, aba ari ibituri gushaka. umuntu urya agahita aryama yirimye,
akarya ibyo ari kuvanga n'amazi ku meza, muraho neza, akarya urusenda, isukari agahora arya, biramugoye kumva bino, aratarimo ngo nabyumvise ngo ariko sinabimenye. Ibirango ahantu hakuri ubwenge n'iki n'ubuhanga. Iyo mitwe irindwi niyo mitwe yihuta mwanda cyane. Ahantu hakuri ubwenge n'iki n'ubuhanga. nta muntu ugira ubwenge atarabureze neza. Nari ndi gusoma igitabo hano, kansoma ipaje ndoya nyaruke, umuntu uzi kurera ubwonko akabutunganya, reka njye ipaje igitabo cyo bita intekerezo imico n'ubukungu, paje 74 k'amasomo. Intekerezo zigomba gutozwa binyuriye mu igeragezwa rya buri munsi by'akamenyero ko gukiranuka no kwiyumvisha iby'ubutungane n'inshingano bidusaba birenze ibyo kamere ibogamiramo n'iminezero. Intekerezo zatozwe zityo ntizizadandabiranira hagati y'icyiza n'ikibi nk'urubingo ruhungabanywa n'umuyaga, ariko iyo hari ikintu kibagezeho bahita basobanukirwa ako kanya kw'ihame ribangamiwe, maze bagahitamo inzira itunganye hatabayeho kujya impaka. Barumvira kuko buri wese yimenyereje akamenyero ko gukiranuka no gukunda ukuri. Intekerezo zakozwe neza, ukuri kumva ariko akagutanga kugusobanukirwa, kuko intekerezo zakozwe neza. Ariko iyo unywa inzoga, ukanywa itabi, ukarya urusenda, ukaryagagura, ukarya ugahita uryama, ukarya unywa amazi, ubwonko buragenda bugatitira, nuko kumva ukuri bikakugora, ukajya ukumva amawushuka. Ariko njye ndasaba Imana ngo izane umwuka wera, yavuze ngo umwuka wera n'ukuri azabigisha ukuri kose. Iyo umwuka ahageze yita bya bindi byangiritse ikazana ubwenge. Ariko watamera mujye mushaka tampera, kuko muzasanga Bibiliya babwiye ngo aha niho hakuriye ubwenge n'iki n'ubuhanga. Manuka none. Iyo mitwe irindwi niyo misozi irindwi uwo mugore yicaraho. Iyo mitwe irindwi, iyo misozi irindwi uwo mugore agira ate yicaraho. Kandi nibo bami barindwi, batanu baraguye, undi ntaraza. Ariho undi ntaraza. Kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Yego, ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho, iyo ubwayo nuwa munane, nyamara kandi numwe muri ba bandi barindwi, kandi arajya kurimbuka. Kome wenda 14. Ya mahembe 10 wabonye, niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami bamara isaha imwe. Abo bahuje inama, baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazagwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe batoranijwe, bakiranutse nabo bazayinesha. Amena. Uvuge ngo amen. Uru rugamba tuzarunesha byanjye bikunda. Niyo mpamvu turubazanye imbere umwe mu rwitego. Ngiye kunyaruka mwaya magambo handi bavuga ngo ahantu hari ubwenge n'iki n'ubuhanga. Ndibwira ko abafite ubwenge bwegutse neye kurangiza byose babifashe. Ijambo ngo ya mitwe irindwi wabonye niyo misozi irindwi wa mugore agira ate yicaraho. Wa mugore maranyina wabande. Ni ukuvuga ngo
mu gihugu cya Vatican, umurwa mukuru wa Vatican i Rome wubatse ku misozi irindwi. Mu gifaransa no muri histoire iravuga ngo c'est la ville qui construit dans cette montagne les sept collines de Rome. Nuko byanditse imisozi irindwi yubatswe Roma, yubatswe wiki tigishwe impaka na papa w'i Roma yabyemera kwa ruko. Buri padiri, buri musenyeri, buri papa nawe yakwemerera ngo umurwa wa Roma wubatswe ku misozi ngahe irindwi. Biri no mu mateka yose y'isi, biranditse mu bitabo by'amateka. Icyo nyivuyeho, wa mugore yicaye buri misozi ngahe irindwi. Okay, uyu mureba uri ufite ubwenge yamaze kumenyera iyo dini aho rituye, kanigire hirya gato ngo ariko ya misozi irindwi nubwo ari imisozi irindwi wa mugore yicaraho, ngarutse ku mitwe, iyo mitwe irindwi n'ubundi nibo bami bari, nibo bami bangahe? Ubwo ni ubusobanuro bwa kangahe? Bwa kabiri. None ubwa mbere tubuvuye bw'imisozi n'ubwicaye n'uyicaye twamumenye, noneho ni abami barindwi ariko batanu baraguye, undi wa gatandatu ariho, undi ntaragira ate wa kangahe? ngo ariko naza azarama igihe gito, ni isaha imwe gusa azamara. Nageraho azashaka undi mwami wa munani, niwe uzamwishakira, azahamagara undi wa munani ari uza gutwara uwa karindwi, ariko ni umwe muri babandi bangahe? Barindwi. Uwo wa munani nategeka isi izaba igeze ku iherezo, ni ugutaha tugasezera ku isi tugatayira. Noneho rero aba barindwi ngiye kubavuga, ndahera kuri batanu baguye. Batanu bagize bate? Ni Babuloni ya kera yaguye, ntabwo ikiriho. N'Abamedi n'Abaperesi baguye, ntabwo bakiriho. N'Abagiriki baguye ba gatatu, ntabwo bakiriho. N'Abaroma ba gipagani baguye, ntabwo bakiriho. Ni Uburoma bwa Gikristo bwaguye mu 1298. Abami batanu babaguye aha. Ndasubiramo ndi kubona utabyumvise. Babuloni ya kera, Abamedi n'Abaperesi, Abagiriki, Abaroma ba gipagani n'Abaroma ba Gikristo bageze mu 1798 nyuma yo kuzivuka kwa Yesu. Ayo mama atanagize ate aguye, buno ntabwo akiriho. Bibiliya ngo undi ariho, undi agize ate ni bwa Buroma bwa Gikristo. Mujya musoma ngo umutwe umwe wakomeretse uruguma wica, ngo ariko wa mutwe urakira, rwa ruguma rurakira yongerwa. Ni mu 1929 igihe witwa Mussolini, premier ministre w'Ubufaransa, waza bakaza kuyobora Vatican, akongera agahereza ubutware abapapa. 1929 witwa Mussolini yongera agarura ubutware n'imbaraga bya wa mutwe wakomeretse, bongera uhinduka muzima, bahabwa uburenganzira bwo kumanuka mu bihugu byose by'isi, bafata amapariseri bubaka ibintu byose bashobora. Na Vatican barayinuvera bundi bushya. Uruguma rurakize, yitwa umwami wa kangahe? Wa gatandatu. Hazaza undi wa karindwi, wa kangahe? Uwo wa karindwi rero ni urwinge rw'amadini ya Giprotestanti kwe. Ureke urwinge rw'amadini ya Giprotestanti niwo mwami wa karindwi. Ikibazo ni uko nibamara kwiyunga, uko bafite imyizerere inyuranye, kubatiza kunyuranye n'ibindi byinshi, ngo bazananirwa kwiyobora. Bazananirwa, ubwo ndi kuvuga nk'uko tragedy iri kuvuga, bazananirwa kwiyobora. Ngo nibageraho bahamagara umwami wa munane wa kangahe? Ariko n'umwe muri ba bane bangahe? Barindwi. Uwo mwami turamuvuga ngo yahozeho kera, ageze aho avaho azongera areka. Uwo mwami wa munane reka tumuvugeho rero. Uburoma bwa Gikristo ariyo bita papote cyangwa se ubupapa bumaze kwima
bwatwaye leta zose z'isi, butwara n'amadini yose yo mu isi. Ubwo iyo nyamaswa ibaho. Hanyuma muri leta z'isi hari icyo bita revolution. Ibihugu byose bimwikuraho, hasigara kwa Vatikani yonyine, repubulika imwe. Mu madini hari icyo bita protestantisme, bakanywa iryo dini, baragenda abaporose bamuvaho, baragenda barema amadini yabo hanze, hasigara na gatolika yonyine ariyo yose. Muraho uno turi kuvuga tweruye none nta kabanga kuko turi mu ijambo ngo bwoko banyine mugira muti nuguhunga nudahunga birakureba. Wa mwami wa munane ngo azongera yemererwe gutwara amami yose y'isi, atwara n'amadini yose, nibwo azabahozeho akava akongera akabaho. Uko niyongera kubaho noneho nawe uzamunyeganyeza mu bantu bose, azaba agiye gutegeka. None najya gutegeka rero ya mahembe 10 yose azaza mwegamire. Bisobanura ngo ubutegetsi bwose bw'isi buzagira kuko amahembe ari ubutegetsi, repubulika, bazaza bose bamwegamire. Wa mugore asanzwe ari uwe yicaye ku musozi y'irindwi, wazaba mufite mu biganza. Ba bakobwa ni wa mwami wa kangahe? Wa karindwi, ni uzaba wamwihamagariye. Ibwo mwumva wa mugore, ba bakobwa, ya mahembe ngo bazegera ya nyamaswa bagira inama imwe, maze bazahuza inama rero. Inama yabo ni inama mbi. Iyo nama yabo azaba ari yo kurwanya umwana w'iki w'intama. N'abari kumwe na bahamaga, batoranye, bakiramo, baza bagiye mu nama. Ariko biravuga ngo uwo mwami wa munane niyima ngo nawe iherezo rizaba rigeze n'isaha imwe gusa azayobora, azakora amasanga imwe, na ya mahembe na wa mugore na ba bakobwa bazatwara isaha imwe. Rero basaza mbabwire bana b'Imana namwe babyeyi, natwe twahawe isaha imwe gusa. Ubu mpagaze mu isaha imwe, nanjye ngiye kurwanaho niba izakira nyihari, niba narapfuye nagumbika. Ni Matayo 20, bamwe batangiye kare mu gitondo, abandi batangira saa 6, abandi batangira saa 6, abandi batangira saa 9, abandi batangira saa 11. Saa 11 igeze nabo bagombye gukora isaha imwe. None ko amatonda burenyaruka mwese mu byumba. Abatangiye mu gitondo n'abayuda n'abahanuzi, murabyumva? Abatangiye saa 3 n'intumwa 12 zande za Yesu n'abandi 70. Abatangiye saa 6 n'abagozi b'abaporoti bitwa baruteri. Abatangiye saa 9 n'abadive n'abaki mu 1944. Abatangiye saa 11 n'abagoro n'abaki dufite amasangahe imwe. Ya nyamaswa nabo bahuje nabo bazarwana amasangahe imwe. Tugiye gusakirana bikome intambara itari yabo. Ubwo ni ukwegeranya ibyegeranye. Igitabo kiravuga ngo nimuze twegeranye imbaraga zacu tugire dute. Reka rwose negereze aho nza kuvuga make maze ngahegera gusoza, kandi ndakenera n'abahunga. Tugiye kubahinzira abahunge bacu kuko ngo ntabwo tuzakomeza kuvugira mu bupfurapfura, tugomba kwerura kugira ute. Reka amasomo nyaruka nitemanyage volume ya 3 page 353. L'État go agakaragabanutse, organisons nos forces pour un œuvre plus vaste. Mu 353 nimuze twegeranye imbaraga zacu muri umurimo wagutse ukomeye cyane. Il nous faut des hommes qui comprennent les grandeurs de la tâche. Hakeneye abagabo bazi ubugari bw'uyu murimo, et sont disposés à l'accomplir, kandi biteguye kurangiza uyu murimo. Icyo natanga gikomeye, organisons nos forces. Imbaraga zanyu nimuze tuzegeranye, buri muntu wese azanize nundize tuzirunde pour un œuvre plus vaste, kuri uyu murimo wagutse cyane. Il nous faut des hommes qui comprennent les grandeurs de la tâche. Hakeneye abagabo bazi ubugari bw'uyu murimo, et soient disposés à l'accomplir,
kandi bipanze neza kurangiza no pour entrettement ntabwo bazabwiriza bakurikije ibihe mais parce qu'il compte que la fin est proche ubwo nuko bazabazi ko imbere ukibegereye notre rapport réclame plus de capacité igihe tugezemo hakenewe ubwonko bwagutse ubwonko bugiye bute uzi kwiga ubuhanuzi ukabwumva ukamenya uti kandi hano niho urugamba rushingiye hakenewe abafite ubwonko bwagutse iyi ni plus grande consécration kandi bitanze bikomeye muzane imbaraga zacu muzizane tugiye kuzegeranya turwane isaha imwe mbese urubwiye kamuba ubu bamwe batangiye umurimo mu 1982 inane nanjye ninjiye muri ubutumwa 85 mu kwezi kwa kabiri niyo ninjiye muri ubutumwa bw'ubutumwa bwe mbese reka mbere aho njyewe natangira 1985 turi mu mwaka wa kanga 2023 kandi ubwo icyo gihe twatangiye yataye umuyagiza se yatangiye ubu tuyigezehe niyo mpamvu satani yakubyaga ari kunyuza abagorozi bamwiriye abatema mu mibanda abandi batemberiye buriya satani ari mu rugamba mutazi ruremereye nari no gusoma muri iki gitabo ngo satani ntabishobora ngo azabutsa abasigaye umwiteguro wari ukenewe azawubabutsa kwa kundi bagombye kujya mbere bagombye gusonga mbere bongera imbaraga no kwegeranya imbaraga zabo satani zaba barimo abasenyagura abavutagura bamwe bagwa abandi bayimana abandi bokera inyigisho zose abandi bagana mu mibanda abandi ruguru umugambi wa satani azaba ari ukuvunagura imbaraga zabo kugira ngo iyi saha imwe tuzayirwana tudafite ingufu muraho neza ndagira ngo abantu bose mwegeranye imbaraga n'uwari ugutembagana mu mubande nagaruke rwose imbaraga zacu tugomba kuzegeranya kuko iyi saha imwe tugiye kurwana na cya kiyoka kurwana na ya nyamaswa kurwana na wa mugore kurwana n'abakorwa we kurwana na wa muhanuzi w'iki tugeze kuri inyamaswa yo turangirizaho iri hasi sinzi ko abantu barayireba ni ibyashoye 13 urera ku murongo wa 10 kugeza 18 uyu murareba afite ururimi rutukura mu kanwa niwe ugiye kumena amaraso kuruta abantu bose iki gihugu mureba cyitwa intama y'umwana inama y'iki mu gifaransa bavuga ngo le monde nouveau ni igihugu cyavutse bushya mu 1908 niho igihugu cya Amerika cyari gitangiye guturwa n'abantu b'impunzi kirazamuka gihabwa ubutegetsi kitashe iki ni igihugu cya Amerika muri kureba ngo ni inyamaswa yavuye mu butaka ifite amahembe abiri asa n'umwana w'iki n'intama ayo mahembe abiri ni demokarasi na repubulika kandi ikora mu idini igakora na leta iki gihugu cyazamutse cyubaha imana ngo bibiliya niyo yari ingingo ngenderwaho haba mu rwego rwa leta no mu rwego rw'idini bari bafite kwishyira ukizana mu mutima nama buri muntu wese asenga uko ashaka akubaha imana uko abishaka murabyumva neza ariko igitabo kiravuga ngo hanyuma ya nyamaswa izavugamo iki nk'ikiyo izahaca bari mu isi bose ngo baramisha icyo nyamaswa ya mbere ya yindi ya mbere ni ya yindi dusoma mu gihe 17 yahozeho ntiyaba izongera ibeho icyo gishushanyo kivugwa kigarutsweho n'urwunge rw'amadini ya giprotestani kizahabwa imbaraga no guhumeka kizasohora inyigisho na za bibiliya zinyuranye n'izari zisanzwe ubuheruka ngo umuntu wese utazemera kurema icyo gishushanyo ntazagura kandi ntazagira ate ntazagurisha buriya niyo namba rero ubu nambabwire ngo nubwo risi iri kwigurumbanya buno Putin amaze gufata n'ibihugu 8 bya Afurika Putin iyi saha Uburusiya nibwo buri kurwana na hano muri Kongo hano iwacu hano isaki nibo bantu n'abasanziguka nibo bari kurwana Ukraine igihugu bari kukirimagura uroje uko buno bameze utarize ubuhanuzi wava mu Burusiya kujya kongera kwizanzura Amerika wava ngo byarangiye ndetse ku buryo mu bihugu by'Afurika yo hagati byose byamaze kuyoboka uriya mugabo uriya muyobozi wa byagiye
yewe n'u Rwanda rwagiye buno bari guhaga kuri butike kuko yagize imbaraga nyinshi. Ubirebye wavuga uti Uburusiya bwagarutse, Amerika iraguye ntabwo ikibishoboka. Ariko tugendanye n'ubuhanuzi n'iki, Amerika igomba kwiyunga n'Uburaya imbonankubone, kandi Uburayi bwo bufite ubutunzi ku isi. Rusiyo ifite igisirikare ariko nta mafaranga igira, nta mafaranga. Ijambo ry'Imana avuga ngo iyi nyamaswa abari mu isi bose bazagira bate, bazayiramo. Ibyanditswe 13 uhereye ku murongo wa 8. n'Uburusiya igihe kizagera buramye. Bagiye kurwana ubufaranga, mubashyirire nk'uko barwanye kera. Nibumara gushira barabuke baze gupfukama imbere y'Uburaya bari gusaba udufasha. Ubwo hasi Uburaya bavuga ati ngo murambike intwaro rero ibyo kurwana kwanyu mugira mute, tubaha amafaranga. Ngo azatwara inguge mu isi zizanyura zikurikiye amafarashi. Murabyumva? Amafarashi n'intambara, ngo nayo inguge ni imfashanyo. Inguge ni iki? Buyari isi yari ifite ibihugu 52 kuva kera, bayitaga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Nibo bari bafite ingufu ku isi, ariko kubera kuba mu ntambara kugeza mu 1840 bakiri kurwana ku isi, amafaranga arabashyirira, buri gahugu kaza gupfukama mu Burayi kari gusaba, karigenda depate gusaba kakabura ubwugere tugiye kuguha, ariko mwene wanyu narwa sinya ko utazamufasha, agasinya ko atazabikora. Bwa bihugu 50 rwose turagenda burago, Amerika irazamuka itashe n'urusaha ibifasha igihugu cyo. Niyo mpamvu bayita umwana w'intama, asa n'umwana w'intama Yesu. Nuko yafatishije imbabazi, impuhwe, gutwerera, gufasha inama. Yazanye inama 3 uno zimaze kugira intege nke. Ngo igihugu kinini cyo kuzatera igihugu gito. 2, imbunda nini yo kuzarashyirwa mu rugamba. 3, igihugu gifite imyenda n'igice na ntukakishyuze wowe ukize. Ayo mategeko 3 niyo yatumye ONU yari ikiriho, bayita ONU, niyo uko isi yari igifite guhumeka. Rero igitabo kiravuga ngo ubwo Amerika izavuga nk'ikiyoka kiki ngo nigije gukuraho demokarasi, buriya aya mahembe abiri rimwe rigiye kuvaho, kandi uku gutokozwa n'Uburusi niko kugiye kuzana bino bibazo. Kuko demokarasi yo nitubireke tugende buhoro muri diplomasi urusasi oya, igihe ngo ibyo byerekeranye na demokarasi zizadute twarirambitse dufashe intwaro turazaho. Ndabyumva igihe demokarasi izavaho ngo izabivuyeho mu by'iyobokamana, izabaho n'ibya leta, hasigara repubulika yo yonyine. Nibwo imberuka izabigize ite, uwo mwanya imbaraga za Amerika zizafatanya n'imbaraga z'Uburaya, ya nyamaswa ya mbere ifatanye n'iya kabiri, wa mugore n'amahembe yose azacuramaho, bose bazabyukana imbaraga isaha imwe gusa, ni uguhiga umutambira wariho. Uhiga iki? Mvuze umutambira kubera iki? Uko buno nitwe duhagaze ku gasozi turi kuvuga ntambere, abandi bose bamaze kujya inama ngo amadini niyiyunge, kuko niyo kutagira idini rivuga irindi na ubu niko bimeze. Niko babyize, twebwe buriya twivuye inyuma byarangiye, kandi nurahunga nagira ate, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ngo n'ubutumwa butarobanura amoko n'amadini, buvugwa n'abagabo n'abagore baciye bugufi. Kora subscribe au sabone upate mengi zaidi.